nawo wari uri mu mandazi ngewe nari kundi umutipe ako Fanny ngewe kamubwiye wenda nanjye ndikuma ndi kujya ku ruhande rwa Clemence sinzi ukuntu umutipe yaba yarakubwije ukuri sibyo uko ameze ukamwemera uko ameze mugahasoringa mugashaka amafaranga urumva mwamara kuyabona kwigaramisha yaba ari umuntu mubi yaba ari satani pe kabiri kangahe se bihakana abantu ahubwo ngewe wari ikofi nashaka kunzana ibyasagara ndamurya ikofi ite nimanukira mwana w'i Kigali ngewe amafaranga nta mwanzi wayubaho ariko nyuma imbere y'amafaranga hari urukundo ibintu nibishaka ariko urya ikofi nawe bakuri nawe yabari ikofi nazumva yaguhera ubuntu barya arya ariko andi yate n'ubwengenzi cyangwa kurya ariko yaguhe bitewe n'amafaranga ukangana akurya ariko yaguhe yama ari gufatika ntabwo uri umugore uri indaya nta buraya buri mosheri wawe uri indaya reka twongere tubasuhuze mwese mukurikiye televiziyo yacu amahoro y'Imana akomeza abantu namwe ni byiza ni iby'agaciro kandi biradushimisha guhora tubona ko mudukurikiye kubona ko muri kumwe natwe kuri gatanu kandi twishimiye kubana n'abashyitsi murabona dufite abashyitsi beza abakobwa beza kabisa ubona bashimishije turatangira rero batwibwira batubwire amazina yabo ababakurikiye nabo kugira ngo babashe kumenya ni bande turi kumwe hano muri iyi televiziyo yacu. Murakoze nitwa Clemence. Murakoze nitwa Francine cyangwa Fanny. Yes, Francine cyangwa Fanny. Hakoze ko ari byo Fanny. Fanny na Clemence mumeze neza? Mumeze neza. Ndabona mukeye kabisa. Cyane. So wabwira abasore ubona sinakwibwira abasore bakatambutse yerekwa cyangwa cyangwa ntago singo bugihari. Yerekwa ritambuke. Cyane rwose. So tubahaye ikaze rero kuri televiziyo yacu kandi muzahora muhabwa ikaze. Twishimiye kubana namwe muri aka kanya kandi twabashimiye kuko akanya muduhaye ko kuganira namwe. Abantu rero badukurikiye mwibuke gukora subscribe ku bantu batarakora subscribe. Abakoze subscribe mukurikiranye iki kiganiro mukomeze mugikurikire. Munatange ibitekerezo ku kiganiro kigiye gutangwa mutubwire uko mwakibonye uko mwacyumvise. Nkuko mubibona rero turi kumwe na Clemence ndetse na Fanny, abakobwa beza cyane kabisa ubona bari hambo kandi n'abasore rwose ndabwira yerekwa ntihagire uryiherera hatazagira ucikanwa. Ese ko muvuze ngo yerekwa ritambuke uvuze ngo nta nuza nta musore muri mu rukundo muri iminsi. Nabo ahari twavuga ariko nyine ntago ahari ufite yerekwa nyine ritambutse. Ubu Fanny ugiye ukunda nka mu type umeze gutera abantu bakunda ugati yewe nikundira iboga nikunda umuhungu umeze gutya cyane ikundira umuntu wenda unyihera ikofi nkigirira gutya. Ngiye kuno navuga muri make kwanjye ndi umutipe ufite amafaranga umutipe nshaka kubwira ati ngurire ipantaro akayingurira mu mafaranga ngiye gukora ikintu cy'imisatsi nkora inzara mbe umukobwa w'inkumi nsa neza niwe nkunda ngiye ndakunda umusore utagira amafaranga ko ntacyo yageza ntaterambere. Bivuze ngo gendera ntago upfa kuba wumva ko agukunda nako upfa kubona afite amafaranga nabindi nawe yavuze ngo nkunda umusore w'amafaranga. Fanny ikofi rwose urwo rukundo ko ndukemanga ahubwo wiyamirira ko afite Clemence wowe ukunda umeze ute ko ngo umujaji umusore ufite urukundo ufite urukundo ufite ishukuri
ese ubwo afite urwo rukundo ntagira amafaranga ye wamwemera utabeshye? namwemera kuko ibintu ntibishakwa. Kanzi k'abakobwa mukunda amafaranga ra? abo umwe agatukisha bose amafaranga si mabi ni meza, ariko ngiye nkunda umusore ufite urukundo. Amafaranga twazayashaka njye nawe nta kibazo. Ko mbona Fanny se arimo arabitsembye kuko umva iyo azi ko ashaka kakunda umutipe ntanze agira. Umutipe aba muri ghetto akodesha shambure y'ibihumbi 5 ku munsi, akavuga ngo ndakodesha shambure nindangiza nzanijya 5 ku munsi. 2:05 saa sita 2:05 nijoro. Ibaze nawe umwagiye mu rukundo noneho. Mu rukundo nta kibazo. Wazaza urya amandazi yitwa dusangira amandazi. Ariko rero banabishaka dukundana. Ako bizaza ryari? Byazaza ryari se yabenshi amaboko kuba dukundana n'umukene, ubukene se ni ingeso. Nese ko ataba yarayashatse mbere. Nta kibazo ubwo barabuze umufasha nje nabace. Reka ubwise kuri rero. Wowe urumva amende yakubwira ngo nyine ngo umutipe ngo ufite urukundo muri iki gihe uracya nta rukundo rukibaho, kandi turemwe mu urukundo rubaho. Bibiliya bivuga turemwe mu urukundo se waruburiye cyakoze uri mu buyobe. ubwo warayobye cyera. Urumva nge nzasukana n'umutipe turyoshye abafite ayo miliyoni yiwe nyarye ngiye kofi. Je umutipe wese naza akanyereka kari ingona anayafite nzamukatira ngiye kubanda afite amafaranga. Oya ubundi reka ntagukunda ngewe ko mbyumva Fanny nta n'urukundo agira. Sofa akunda amafaranga. Uriko se mwese nta rukundo muri iki gihe urukundo rukibaho utambeshye. Umutipe araza akakuryarya namaze kumenya kataza abatipe ndyarya nkurya amafaranga. Ndyarya nkurya amafaranga kuko namaze kumenya ko abo dukunda banakennye iyo bagafasha bahita bafata babandi nabo bagafasha. Naho wari uri mu mandazi ngewe nari kundi umutipe ufite. Ako Fanny ngewe kamubwiye wenda nanjye ndikunda ndi kujya ku ruhande rwa Clemence. Sinzi ukuntu umutipe yaba yarakubwije ukuri sibyo uko ameze ukamwemera uko ameze mugahasoringa mugashaka amafaranga. Urumva mwamara kuyabona kwigaramisha yaba ari umuntu mubi yaba ari satani pe. Kabiri kangahe se bihakana abantu ahubwo ngewe wari ikofi nashaka kunzana ibyazagara ndamurya ikofi ite nimanukira mwana w'i Kigali. Ariko urya ikofi nawe bakuri. Ariko nawe yabari ikofi nazumva yaguhera ubuntu barya arya ariko andi yate n'ubwengenzi cyangwa kurya ariko yaguhe bitewe n'amafaranga ukangana. akurya ariko yaguhe yama ari gufatika afate cyangwa nabwo nibura ashaka kuyangi bwoza yampaye. Hite muva ayo nariye niyo meshe hite muva aho ngiye kuwundi. Ibyo ni ryo terambere watangiye uvuga. Ese Fanny utabeshye ubwo urumva byo ntabwo uba ufite ubamba bitazakugwa nabi. Yaba ntabwo bafite none ashaka umujye noneho tuvuye no mu busore n'ubukume duteretana tujye mu bugore n'umugabo. Ngiye umugabo wese uzaba udafite ikofi, umugabo utazangurira inyama ndi mu rugo, umugabo utazamahira ikirayi ngo ngifiriti utazangurira iki angurire imyenda myezima nsoke dusokane. Umugabo ntacyo yaba mariye muzadiforsa kubera wabibuze. Nabibura nzagenda. Yes kandi nibwo nzagenda nshaka abandi umukire iyo ndeba ibaze ko nyine nabanziranye iribaze rero abantu bagendana n'umugabo wanjye bose nabakire azansiga kuri abo bakire nzagenda mura nabandi nimuvaho hite njya ku mushuti we. Se ibingibi bitaniye he no kuvuga ngo muri iyi minsi bakobwa basigaye bashaka babanje gusinya contract. Ariko bira bintu binaje mu gihugu nge nabo wa mbere kubijyamo bya kontara. Yego nakubwiye ati umva bitewe n'imitungo ufite tumaranye umwaka nimara kuyibya cyamaze kumva nge uwo mwaka tuzatadutandukana nigendere. Nta message sha nubwo uri kwivugira ngo ufite urukundo ntabwo pe ubu zarya inyanya ry'ubunyobwa n'ukaranga inyama. Inyama zawe ntabwo ugeze. Ase Fanny ko numva wavuye mu kwizera ko umugabo akubwire ngo tuzubaka etaje nta n'urumiya mufite. Tuzayubaka dufatanyije nge nawe
ibyo ni ibyiyumviro by'umushonji. Oya abashyize hamwe Imana irabasanga. ese Fanny ariko Fanny reka mubwire njye ntabwo niyumvisha icyo nzi cyo ni sinzi ko byanamara kabiri bitakamara muri so umugabo utaduhurira ava mu kazi agasanga nakarabye duhita tujya gusohoka tujya kurya inote zacu akenshi na kenshi duhura muri enjoy turi mu ntabwo nzahura nawe mvuge ngo birarangiye niyo byanarangira ejo nahita nshaka undi tukabikomezanya. None se urwo wamaze kuba umugore noneho namaze kuba umugore nuko nyine njyewe umunsi yumva ko nakufa afite ntabwo twahita tudivuga n'ubu ngubu ndi umukobwa akaza akambwira ati rero dore mba muri ghetto mfite 5,000 atavuga ati ukivuga 5 bishyira mu ntoki zanjye tugenda. Oh yes nibyo bishyira mu ntoki zanjye tuyigendera byose buguri kumbwira ngo 5 wowe ntabwo uri umugore uri indaya nta buraya buri mosheri wawe uri indaya uti se buraya gute ngende kuko uti izo boro zigira baba sister b'indaya uguru uyu munsi ukamuganda kwishyura veni kuba nta kibazo murarane mu nzu veni yakwatsa zibure ahita tazingata. Urumva se ari umuntu ucuruza yataha cyo yahaguma pako yamuhaye. Ese muri iyo minsi reka nkubaze muri iyo minsi wawitwa umugore muri iyo minsi uwo musore umwita sheri muri iyo minsi uwo musore aba ari kuko ngiye dukundana twaba tunakundana ariko bitewe ko afite amafaranga bamwita hani darling agapome akanyogwe nibuzi byose ku buryo ayo nshobora noneho rero reka mubwisukuri umugabo wahaye care inota agira gutya ahubwo mbwira ngo va mu buyobe nkwereka diro va mu buyobe nkwereka nta rukuzi ya ndanarugira rwaranzagutse urw'amafaranga nuko muri iki gihe amafaranga niyo ayoboye isi nase ukumva utarebye ahubwo ngereka wewe niyo ayoboye isi niyo atuma tubaho nje nzagiye kugusa nabi impindane ngo ndi gukundana ngo ni urukundo ndimo sundi urwo rukundo muvuga rwanditse muri Bibiliya ubanza ararusomye cyane wakijijwe ukaganduka ukamera neza ugakundana n'abati reka mani amafaranga arashira ku rukundo nirushira amafaranga arashira ejo ashobora kuza ibyo yari bizeye byose bikayoyoka ariko urukundo ntabwo rushira ngiye turakundana muri duke dufite tugende dutera imbere iterambere ryacu rizagenda rizamuka ngaye baze kugira ibintu nta mahoro arimo nta rukundo rubirimo wirirwa urwana n'umugabo ngiye turya indagara tukarya ubugari tukaryama mani ese Clement reka nkubaze nawe wenda woko numva ndakumva tu ariko hari nkuko wenda arabiza abakobwa nyine bamukenera utuntu tugezweho udusaha utwenda ukuretusha umusatsi gukoresha inzara kugira gute utuntu nk'utwo nyine two kugira ngo use neza nk'uwo muntu w'umukene kwanzi ko ntago bikubangamira kuba wenda wagira wenda uvuge tusenza ndazigenza ndamwaka amafaranga si nyine ubikoresha gute wenda ibyo ngibyo reka ubwire ukuntu ngiye bitambangamira muri abasista benshi turebera kuri bagenzi bacu nkuko Fanny ariko bivuga ngo ninde kubuyoba nyereke nimurana Fanny yaritushije yasa neza iteka niwe nzareberaho ntabwo nzahakura sinzi uko abayeho nibyo bizankuru ariko burya ngende mu kunyurwa kwanjye duke mfite nkatunyurwamo usa neza se bizaburira uzisiga ikimuri ukaraba amazi n'isabune nushaka wisiga n'isabune ujya mu muhanda uzasa neza we nyurwa gusa kuretusha usokoje nese nyine ubwo nubona Fanny nyine ari ku cyangwe nk'icyo ngicyo ntabwo zagira ishyari ku buryo uzamubaza ngo uhahira he nashizagira nindi gira Fanny ko tuzajyana se nanjye bizashiduka minduye aho kubera ngiye bitewe n'ukuntu niyumva n'ukuntu mbayeho n'ukuntu nanyuzwe mbayeho neza muri utwo duke se n'ibyakora ariko basi wagira amatsiko ukamubaza ngo uhahira he amafaranga yakura he ibaze ko ngize amatsiko rega buri amakuru aragenda nasabeberwa umuntu
uhuye n'umuntu ejo yambaye neza arasa neza mana yanjye nta kazi uzakora nugira amatsiko ukajya kumubaza n'ubundi azakuyoba savuga ati sinakubwiye ngo ujya kunana wakadage se sinakubwiraga kwicara wige we byarangira nawe ugize ute usize uwo mukundana ukagendera muri izo nzira ariko se wagize urukundo wasokoje umusatsi wawe bane we byo nagabyumva utamaye amafaranga no sokoza umusatsi fata igisokozo nkiremo muri iki gihugu amafaranga ari kujeje itari abahungu bafitanye inote gusa nandi muri iki gihugu yapfuma nkigira hanze so ariko je reka mabwire wenda n'abantu badukurikiye baraza batubwira uko babyumva ntago umuhungu yatinyuka kugwa amafaranga gutyo nta kintu agendereye icyo nzi cyo nawe yakubyaza umusaruro nta kibazo ari kumbarira twayiki muri iki gihe baravuga ngo ni impanguhe ari nimo nabaguha ukamubeshya ukamuragira akaguha ese uragira inka ariko se uragira ihene abantu nafata ko wenda ari ikitegererezo kuri jewe mvuga ngo nabigiraho umukobwa arakubwira ati haje umutipe kunyikundira gusa physically anguriye imodoka anguriye imodoka nani kibaye ubu se amaze kungurira imodoka nkumva ari ibindi shaka nuguhita ngiye ejo nkahita kongera kugura iyo modoka naki ariko reka ngwe fanya umuhungu watinyuka kugura iyo modoka sha no kuri kose sha sinzi yaba gukunda pe ako yabana gukunda barahari bafite ikofi umva baryoshye umva amafaranga ariho umva ahubwo reka ubwisukuri afite ikofi barahari ahubwo nuko abakobwa benshi bakiri mu buyobe ntago baramenya uko nyikundira guhiki ntago baramenya uko bayari amusinyije sheka aravuga ngo ndaguhaye ariko for free wayiruka ndakurahi ibaza umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ufite ikimero akirirwa yitaba ibirenge aho yitaba ibirenge ari guhinga ibaza umukobwa mwiza wateruye agataro ari kugenda azunguza inyanya za desi ariko urwo n'urukundo mwana ufitanye mu gihe nicara ngewe rwose avuga ati zana ifi n'ifiriti yego rata urajya he ukeneye iki mu buyobe nkwereke diri zibamo amafaranga nganye imperadire ashaka kunjyana aho ngaho ntabuze umuntu wagize utemewe muri izo dira oya amafaranga ariho njye nabashije kumenya ko urukundo ruriho amafaranga kazanye ariko mwana byakorwa nabi serious nta kintu cy'umuntu kibaho nta kintu kibaho cy'umuntu ariko for free wayibonye nanjye ibyo ntabwo mbyumva niyo yaba atari ubuntu ariko wenda icyo nzi cyo ashaka yikurukije wangaye ndakubwishwe ibyaye imodoka ziriho amazi ariho amafaranga gutya ushaka ngahe kujya ku cyuma bakubarira baguha ugenda witahira nukuri kw'Imana nkaba ndi umukobwa mwiza ngiye w'ikimero ukabona nagiye guhinga ukabona ndikurukana n'umusore nawe uri kwitaba amaguru murahinga bro murahinga Imana ikabihumugisha bitewe n'urukundo mufite bikera ubanza byakera incurame nukuri byakera incurame aha ibindi byera bizamuka byo byacurama ubona ni nawe ngo abasore bariho bafite ikofi ariko gusa nyine reka nkugire inama nushaka kurekure ugiye kungira inama no kukibarava mu buyo rekura sinarekura jewe Jean uzazugwara igiswaku ngo abonye amafaranga ariko bije byawe nyafite zari kibazo ari ikibazo ngiye nyafite warwa ya ariko numva wihebeye amafaranga arayoboye amafaranga ni meza ngiye niyo mfite amafaranga nk'ibihumbi 100 kuri konti banumva karitse Yesu nayiguze na numwe tugendana ushaka iki amafaranga ni meza icyo ushaka baguhe bare abanyarwandakazi utabayobya pe mbabarira rwose umva nizera ko ari abantu bazagira iki
ibyo mba mvuga babazi ko ari ibyo pe banabishyigikiye. So ni ukuvuga televiziyo yacu rero ikurikirwa n'abantu batandukanye, abantu bakuru, abana, urubyiruko, baraza kutugira inama, ari abasore n'inkumi batugira inama. Mw'abantu mwe ariko ndi kumva fana ari kuntera ubwoba. Aba basore bagiye kwerekana bagiye gutambutsa yerekwa se nk'uko abyaranye. Niba mudafite amafaranga kwa Fani ubumva yabakuriyagaho ukuntu. Nyumva cyane umva ufite ikofi we nazi. Teye ubwoba cyakoze. Cyo kabisa. So ubwo nuko ngo bo baraza kutubwira uko babyumva. Gusa jyewe ko mbyumva ntabwo mbizi neza 100% niba Clemence nawe nta kana ko gukunda niyo wenda niyo utayakunda cyane ko nyina gake. Amafaranga nta mwanzi wayubaho. Ariko nyuma imbere y'amafaranga hari urukundo. Ibintu nibishaka amafaranga urayashaka ukayabona. Ariko nanjye nakimwe uzahiga urukundo. Ariko ni nabyo. Naruhiga nkarubona. Waruhiga ahubwo uburyo naruhigamo. Fani ntabwo bimwumvisha. Kuri uwo muntu ufite amafaranga sibyo wenda duspose ko ashobora kuba ari n'umuntu ukuze amaye miliyoni. Hari undi mujene w'umutipe turi mu kigero kimwe wenda unkunda ahitanza tukisangirira ikofi nk'abubatsi izina. None si ubutambeshye urumva mwamusangiye urukundo cyangwa mwamusangiye ikofi? Twadusangiye ikofi kandi undi kofi urumva rwaba ruhari na shamba we mwamusangira ikofi. Ako se Fani jyewe ngize ikibazo cy'amatsiko. Ubundi aho ugeze aho ngaho bari bwa kunde wumve ngo urakunze deeply umuhungu banza mberuka kera cyama ntago ko rwose ifaranga ryari ry'imitwe. abasore biyerekwa mu kabyara yavutse umuntu ufite cash umuntu ufite ikofi cyo ko ry'imitwe imbere rwose amafaranga rwose umva amafaranga ndayakunda amafaranga ni meza none umuntu yafite we ntamukunda kubi no musizi urumva igisigo cy'amafaranga gifite byaramurenze umve ko yabyandenze none kwikofi ho witaba karame ndarambura amaboko nkabati Imana ikofi ryo nkunda amafaranga nuko asa naba yafite nako asa nayo ndakunda cyane mukuri. Ndetse Clement basigira inama mugenzi wawe numve da naho hano wahanutse bako nane no urabihuhuye none se urumva wamugiriye inama umwana w'amafaranga ahubwo umwana w'amafaranga bite sha nawe urabihuhuye umwana w'amafaranga amafaranga nyine nawe ageze cyamaze ugeze aho wumva uyakeneye ahubwo utakiyabonye. Oya amafaranga kuyakenera nyine reka nkubwira iyo ugiye ku isoko urayakenera iyo ushaka ikintu urayakenera ariko none ntabwo twashyira imbere kuko amafaranga arashakwa ariko urukundo ntirushaka. Amafaranga urayashaka ukayabona ko urukundo uzarushakisha iki uzarubona ute? Ariko Clement none tugire wenda iyo ngingo yenda yumva niyo pe ariko nanone kubona umuntu kumenya umuntu gukunda byanyabyo muri iki gihe biragoye pe sibyo nyine kumenya umuntu gukunda byanyabyo nta gaciro aguha. Ntabwo urukundo barushushanya ku buryo bavuga ngo nahuye n'umuntu murebye mu maso umuntu arankunda. Nese Clement ugendera kuki umenya ko kugira ngo umenye ko umuntu agukunda byanyabyo ugendera kuki ufata igihe kingana iki kugira ngo umwige? Buriya umuntu ugukunda byanyabyo yaguha agaciro. Ngiye nk'amezi 2 tuvugana amezi 2 biba bihagije kuba natangiye kumenya icyo nekereza. Umutipe munsi yarigiye agutereta afite target avuga uyu musista nyine mara kuryamana nanzamushwa umusista ashobora kuba ari n'uwo kuryoshya mu buzima mfite ubundi ndakunda no kubana. Agaciro umuntu agwa niko kakwereke icyo agutekereza. Ngiye agaciro mani ko kanyereka ko ushobora kuvuga ngo rero abantu badukurikiye nk'abantu mwe mudukize mudukiranure uru rubanza ndi kumva ari danje no ruca abana man
ariko ibaze kubura aho uvuga ngo uzarya ikofi y'umuntu ntabwo ufite ako fani uko nanjye nteye ubwoba mwana sha ntabwo babiteye rwose kuko umva ubu ntiwabura nk'abantu nk'icumi bagahita bambwira ati umva ahubwo uriye ngo tuguhe ikofi uriye ngo turye amafaranga bike amafaranga ariho so ariko Clement gusa nyine Charata ukomeze iyo nzira da njye ni ku rwanjye ruhana niko mbyumva wenda wasanga turimo turatererana fani abantu badukurikiye namwe mu kiranure fani mutubwire muri komenti mutubwire muri komenti kandi umuntu ufite iyerekwa rwose mwihangane hasi aho ngaho murahabona nimero muraduhamagara mutubwire ngo twakunze fani cyangwa twakunze Clemence nzabaha nimero zanyu nta muntu waba ufite iyerekwa ngo mureke mubuze kwitambutsa cyane so rero reka mbashimire kuba mwemeye kwitabira ubutumire bwacu kandi Imana ibahe umugisha nkomeze nshimire namwe mudukurikiye kandi mbibutse ko turi kumwe n'Umurage Image Studio ikora ibintu ishobora kubafatira ibirori byanyu mu bukwe amafoto video ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'ibirori irabikavaringa mwayihamagara kuri 0787317182 abakobwa beza rero nabo murabona ko ari beza twishimiye kubana nabo butaha muratubwira niba batuganirije neza butaha tuzabagarure umuntu wagize yerekwa kuri fani ariko akaba afite inote nawe aritambutse na kwa Clemence uko waba uri kose ndi kumva rwose we ntaribi ako Clement ubanza byoroshye kuba bagutereta ariko njyewe buriya mfite urukundo nta kibazo si ngombwa inote twazishakana ubwo rero abantu mudukurikiye mwumva rwose uraba ufite umutima ukunda ariko nawe urumva ko n'igihe arabanza akakwigaho akabanza agakora iperereza ntumbaze niba yarize igipolisi ariko akora iperereza ariko upfa kuba ufite urukundo arakwakira turabashimiye rero Imana ibaho umugisha nibagiye kubwira abantu badukurikiye gukora subscribe bakanakora na comment banakanasharinga bagahereza n'inshuti zabo kugira ngo bajye ibiganiro bitajya bibacika nyaboneka Imana ibaho umugisha kandi ibakomeze kabisa abakobwa beza n'ubutaha muhawe ikaze hano kabisa thank you